ndabasuhuje abakunzi ba filime yacu bita Dadev. Nongera kubiseguraho kubwo kuba filime itarimo gusohoka episode 57. Murabona ko itarimo gusohoka, ariko hari akabazo kabayeho ka technique nibyo byatumye itaba yasohoka. Ariko murabizi ko ibigoranye kuba yategurwa ndetse ngo yanakeditingwa, buriya gushiramo iziriya mbaraga zikomeye, ziriya mbaraga zidasanzwe rwose, ntago ari ibintu biba byoroshe bipfuye kuba aho ngaho gusa. Niyo mpamvu haba habayeho akabazo ka technique. Filime iri muri studio irimo ireditingwa, mu kanya muri buze kuyibona, ntago hari buri bwire mutabonye episode ya 57. Nkomeza kubasaba gukanda subscribe hano kuri channel, hano kuri Jimmy Media Official, kugira ngo tube twakomeza kubana hano muri filime yacu, tugenda tuganira kuri filime yacu, tuganira kuntu irimo iragenda. Murabona ko rwose filime igeze ahantu hameze neza cyane, filime igeze ahantu haryoshe. Ariyo mpamvu rwose mbasaba kugira ngo mutegereze mwihanganye, mu kanya filime muri buze kuba mwayireba neza mwitonze. Ndabasaba kugira ngo muze kuba hafi, mu kanya filime iraba yahageze. Ndabasaba kugira ngo mwoye kurambirwa rwose, hari akabazo kabayeho ariko ntago muri burare mutayibonye. Filime rwose murabona ko yeregeza ahantu haryoshe cyane, ariko ndabizi ko muri episode ikurikiraho ya 57 muri buze kuba mwajyoherwa, kuko ni episode iryoshe, harimo noneho imbaraga zidasanzwe, noneho muri buze kuba mwajyoherwa. Ndabizi buri wese ari buze kuba yajyoherwa. Mwabonye ko Jojo yari arimo arotana na amubwira ko ibintu byose arimo gucamo ari we wabiteye, amufatiye icyuma hejuru. Ibi bintu rwose muri buze kuba mwareba ukuntu biri buze kugenda muri episode ikurikiraho. Turi buze kubona n'ahantu Nana ari, uko ibintu byifashe. Muri buze kubona rwose na Teta mwabonye ko yari arimo atinya Miki, arimo agenda ari kuvuga ko atari burari muri rugo rwe, ariko byose muri buze kuba mwasobanukirwa ukuntu ibintu byagenze muri filime ikurikiyeho, muri buze kureba mu kanya gatoya. Mwabonye ko kandi muri episode ya 56 uyu mukobwa Isimbi yabonye idayimoni agahita yinyarira, ubwo yari ari kumwe na pasiteri. Ubwo yamunyuzeho barimo baraganira, nibwo pasiteri yakebutse ababonye idayimoni ririmo riraguruka hejuru yabo. Simbi nibwo yaribonye akiri kubita amaso, ubwo babura mwica, aribwo rwose mwabonye ibintu byahise bimubaho, ahita yinyarira. Mwabonye ko kandi muri episode yari yabanje 55 Aisha yari yinjiwemo n'iriya myuka mibi. Mwabonye ukuntu ibintu byari byagenze ubwo yarahuye na Dev. Icyo gihe yari asohotse mu rugo nyine agiye kuba yajya gutembera, ariko mwibuke ko anti na pasiteri bari babujije kuba basohoka, ariko Aisha yabirenzeho asohoka muri iranzu. Aribwo yahuye na Dev barimo baganira, nibwo rya daimoni ryahise riza hejuru rimukubitamo imyuka mibi, ndetse mwabonye ko byarangiye rinamwinjiyemo. Ibi bintu byose muri buze kubibona muri episode ikurikira ukuntu biri buze kuba byagenda. Mwebwe ndabasaba kugira ngo mukomeze kuba mwakwihangana, kugira ngo mube mwareba episode ikurikiyeho, mukomeze mube hafi ize gusohoka, weho uhita uyireba ari weho uwa mbere. Rero ndakomeza kubasaba gukanda subscribe hano kuri Jimmy Media Official, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro 5 kuri 5, kugira ngo ibintu birushaho kuba byagenda neza. Naha mukanya muri episode ya 57 turi buze kureba ukuntu irimo igenda. Ndabizi ko iri buze kuba yabajyohera. Ciao ciao, naha mukanya.